Ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'130, ibyishimo biba mu kuyoboka Imana. Insanganyamatsiko zihanitse kandi ziteye ishema abasore bagomba kurangamira ni ahazaza hahebuje h'abakiranutsi ndetse n'ingororano yabo izahoraho iteka. Nimutekereze ku nama itangaje y'agakiza, igitambo gikomeye cyatanzwe n'umwami w'icyubahiro kugira ngo binyuze mu byo amaraso ye yakoze mubashe kuzahurwa, kandi ngo kubwo kumvira amaherezo muzahabwe ikuzo ku ntebe y'ubwami ya Kristo. Intekerezo zikwiriye kwita kuri iyi ngingo mu buryo bukomeye. Mbega amahirwe yo kugirirwa ubuntu n'Imana. Nshuti basore, nabonye ko mushobora kunezezwa no gukora uyu murimo, ariko impamvu umutima wanyu utari hamwe ni uko mudashakira ku isoko rukumbi y'umunezero nyakuri. Muhora mugerageza gushakira hanze ya Kristo umunezero ubonerwa muri we gusa. Muri we nta byiringirwa bidasohora. Isengesho, mbega uburyo aya mahirwe y'agaciro kenshi yirengagizwa. Gusoma ijambo ry'Imana bitegura intekerezo z'umuntu gusenga. Imwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma mwumva mudashaka kwegera Imana mu isengesho ni uko mwe ubwanyu mwiyambuye ibyangombwa ntibe mugikwiriye gukora uyu murimo wera, mutewe n'uko musoma inkuru z'amakabyankuru zakanguye intekerezo zanyu kandi zigahagurutsa ibyifuzo bibi muri mwe. Ijambo ry'Imana ntiribaryohera, bityo isaha yo gusenga ikibagirana. Isengesho ni imbaraga z'umukristo. Igihe umukristo yiherereye ntabwo aba ari wenyine, ahubwo yumva uwavuze ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose, amuri iruhande. Abasore bakeneye icyo badafite, ari cyo kuyoboka Imana. Nta kintu gishobora gusimbura iki. Kuvuga ko wizera gusa ni ubusa. Hari amazina yanditswe mu bitabo by'itorero hano mu isi, nyamara atanditswe mu bitabo by'ubugingo. Nabonye ko nta musore n'umwe mu basore 20 waba uzi icyo iyobokamana rigaragarira mu mibereho y'umuntu ari cyo. Icyo bakora babyikorera ubwabo, ariko bakavuga ko ari abagaragu ba Kristo. Nyamara umwuka ubariho nutamenagurwa ngo ubaveho, bidatinze bazabona ko umugabane bazahabwa ari uw'abica amategeko y'Imana. Naho kubwo kwitanga no kwiyanga kubera ukuri, bishakiye inzira yoroshye irenze ibyo byose. Ku byerekeye kwinginga bakomeje kurira kandi batakamba Imana, cyane bayisaba kugirirwa ubuntu bwayo bubabarira ndetse n'imbaraga zo gutsinda ibishuko bya Satani. Abasore babona ko atari ngombwa gushishikarira no kugira umwete bene ako kageni. Bumva ko bashobora gutsinda ibyo bishuko badafite izo mbaraga. Inshuro nyinshi Kristo, umwami w'icyubahiro, yajyaga ku musozi ahantu h'ubutayu, akagenda wenyine ajyanye no kubwira se ibyifuzo byabaga biri mu mutima we. Nyamara umuntu w'umunyabyaha utagira imbaraga namba atekereza ko ashobora kubaho adasenze cyane. Urugero Kristo yatanze. Yesu yacyahaga ingeso yo kwikunda mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi we yari umuntu ushyikirana mu mibereho ye. Yemeraga kurarikwa na buri wese. Yasuraga ingo z'abakire n'iz'abakene, abize n'abatarize, ashaka kuzamura ibitekerezo byabo ngo bive mu by'ubu buzima busanzwe maze byerekeze mu by'umwuka kandi by'iteka ryose. Ntiyigeze yemera gutwarwa n'ibibi kandi bidafite umumaro byo muri iyi si. Ntiyigeze byangiza imico ye. Nyamara yanezezwaga n'ibyiza binezeza abandi, kandi kubaha kwe kwagaragarazaga ko yemera ibiterane byo gusabana. Ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe.
Dukomeje kwiga igitabo tumwe ku basore kigeze ku cyigisho cy'131 kwidagadura kwa Kristo. Niba dushaka gusubiza ubuyanja mu mwuka wacu kandi twongera imibiri yacu imbaraga, Imana idusaba gukoresha imbaraga zacu zose igihe cyose mu migambi myiza. Dushobora kandi dukwiriye gukoresha umwanya tugira wo kwidagadura mu buryo butuma tuzarushaho kuba twujuje ibyangombwa bituma dusohoza neza inshingano twahawe, kandi impinduka duteza zizarushaho kungura abo duhura nabo. Dushobora kuva muri bene ibyo bikino no kwidagadura tukagaruka mu ngo zacu dufite intekerezo zirushijeho gukanguka, umubiri nawo wagaruye ubuyanja, kandi twiteguye gusubira mu mirimo turi bashya dufite ibyiringiro n'ubutwari bihebuje. Tubereye muri iyi si kugira ngo twungure inyokomuntu kandi ngo tubere umugisha umuryango mugari w'abantu. Kandi niba tureka intekerezo zacu zikajya muri iriya nzira y'agaciro gake inyurwamo n'abantu benshi bishakira ubwibone n'ubupfapfa gusa, mbese twabasha dute gukangura inyokomuntu n'abo mu gihe cyacu? Mbese twabasha dute kubera umugisha abatuzengurutse? Amahame aragereranya hagati yo gushyira hamwe kw'iyobokamana kw'abakristu bahuzwa no kwidagadura kwa gikristu no guhura kw'ab'isi bahuzwa no kwinezeza no kwishimisha. Hazagaragara itandukaniro rikomeye. Aho kugira ngo basenge kandi bavuge Kristu ndetse n'ibintu byera, mu kanwa k'ab'isi hazumvikanamo ibitwenge by'ubupfapfa ndetse n'ibiganiro by'ubupfapfa. Igitekerezo kiba gihari kiba ari icyo kugira ibihe byiza muri rusange. Ibikino no kwidagadura kwabo bitangirana n'ubupfapfa bigasoreza mu bupfapfa. Guhura kwacu gukwiriye kuyoborwa ndetse natwe dukwiriye kwitwara ku buryo igihe tugarutse mu miryango yacu dushobora kugaruka dufite umutimanama utarangwamo kuba twahemukiye Imana n'abantu. Ahubwo dukwiriye kugarukana umutima utweza ndetse utwemeza ko nta muntu n'umwe mu bo twabanye nabo twigeze dukomeretsa, cyangwa nta mwuka wo kubakomeretsa twabagaragarije. Umutima wa kamere ubogamira mu binezeza no kwishimisha. Ingamba za Satani ni ugushyiraho ibintu byinshi nk'ibyo. Satani aba ashaka kuzuza intekerezo z'abantu kwifuza ibikino by'isi kugira ngo be kugira igihe cyo kwibaza ubwabo bati, mbese ubugingo bwanjye bumerewe bute? Gukunda ibinezeza ni indwara yandura. Iyo umuntu yiyeguriye kubikunda, usanga intekerezo ze zikubita hirya no hino, zigahora zishakisha ibintu runaka byo kuzishimisha. Kumvira amategeko y'Imana birwanya uyu mutima, kandi bishyiraho inzitizi zirinda umuntu kutubaha Imana. Abasore bakwiriye kuba ndetse no kwibuka ko bazahabwa amahirwe yose bagiye bahabwa, kugira ngo bakoreshe neza igihe cyabo kandi bakoreshe n'ubushobozi bwabo uko bikwiriye. Bashobora kubaza bati, mbese ntituzagira ibihe byo kwidagadura cyangwa gukina? Mbese tuzajya dukomeza gukora tutagize ubwo duhinduranya ibyo twakoraga? Ukwidagadura uko ari ko kose mushobora kujyamo musabana kwizera ngo uko kwidagadura guhirwe n'Imana. Bene uko kwidagadura ntikuzateza akaga, ariko kwidagadura uko ari ko kose kubavutsa gusenga mwiherereye ndetse no kuramiriza Imana ku gicaniro cy'amasengesho cyangwa kwitabira amateraniro yo gusenga. Bene uko kwidagadura nta mutekano kubamo, ahubwo guteza akaga.